Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana Nawe nuko. nawe wakubise mu mutwe. Ni ibyabereye mu mudugudu wa Katare ahitwa ku Ivi. Umugabo yishe umugore n'umwana abatemye mu mutwe. Yafashe agafuni agakubita mu mutwe yirengagiza yuko ari n'umwana yabyaye. Mureke mwumve ku nkuru uko bivugwa kuko n'abantu barahageze barabibona. Ubuyobozi bwamufatiye icyemezo bumubwira yuko agomba kujya imbere y'ubutabera maze akaburana. Umugabo avuga ko impamvu yabikoze ari ukubera amafaranga yari yamuhaye ibihumbi 500, nyuma umugore akamubwira yuko agomba kuva muri urwo rugo ndetse yuko batazanabana kubera yuko umwana yabyaye atari uwo mugabo bari kumwe. Urukiko rukakubaza niba icyaha ubushinjacyaha bumaze gusobanura ko wakoze ucyemera cyangwa se ugihakana. Ndacyemera. Nagikoze bitewe n'amakimbirane nateranaga n'umugore. Ayo mafaranga nayo nayamuhaye ambwiye ko ubwo namusabye ko yajya ataha kare. Yari amafaranga angahe? Yari ibihumbi 500, ariko nyuma yaho naje kumwakamo ibihumbi 100. Amafaranga yaragumye arayanyima arayabika ambwira ko atazayampa ahubwo ko adateganya no kubana nanjye, ko ngomba kuva muri urwo rugo nkareba iyonjya. Wambwira ko igituma ngomba kuva mu iyo nzu ari impamvu z'uko afite ikibazo yuko yabyaye undi umwana, kandi nkaba nzi neza ko yamubyaye ahandi tutazabana neza. We niko yambwiraga. Utinze ku cyaguteye, ntabwo uri kuvuga uburyo wakoze icyaha kugeza ubu, ntabwo urabivuga. Uburyo nabikoze birihuta cyane biroroshye. Ibyo dushaka. Ubwo kuwo mugoroba naramuhamagara ko atari buyazane. Ubwo njyewe nahise ngenda njya kumuzana nkuko nsanzwe njya kumuzana. Byari igihe ki? Nagiye nka saa 1:30. Zaryari? Za nimugoroba. Naragiye ndagenda njya ku Ivi. Ku Ivi mpageze ndamutegereza arambwira ko ari buze saa 4. Njya kuzana isuka ahantu narabishije isuka. Isuka? Hari ahantu ku Ivi narabishije isuka. Isuka? Yego. Narijyanye ahantu njya kubumba amatafari nyibitsayo. Ubwo yambwiye ngo niko ngutera icyuma cyagiye urabyibuka. Ndabyibuka. Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko. Nawe wakubise mu mutwe. Urangije kuba kubita isuka mu mutwe wakoze iki? Nicaye aho ngaho. Wabashyize he? Imibiri yabo wayishyize he? Nayigumye iruhande nkago naho. Ubushinjacyaha bwamukatiye igihano cya burundu kitagabanyije bumubwira yuko icyaha yakoze kitababarirwa kandi nta n'impamvu yo kuvutsa ubuzima umuntu bitewe n'uburyo yagusasiye akagusegura akaguha n'izindi keya, akaza gufatanya nawe kubaka urugo, kubaka umuryango. Umugore wamufashije mu nshingano zose, akamusasira akamusegura agatinyuka akamuvutsa ubuzima, biteye agahinda. Karamage Yohani Claude afunguwe burundu era isomo abanyamuyumbu, abanyarwamagana, ab'intara y'Iburasirazuba n'ab'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko kizira kikaziririzwa kwica, kuvutsa umuntu. Ariko kuvutsa ubuzima umwana wabyaye n'umugore washatse biragatsindwa. Karamage Jean Claude yemeye icyaha yakoze ndetse anagisabirana imbabazi. Byabaye ngombwa ko asaba rusange abantu imbabazi yuko ibyo yakoze atabikoze kubera we ahubwo yabitewe n'umujinya, ndetse yibutsa ko n'abandi ari amakosa gufata umwanzuro ubitewe n'umujinya. Uravuga iki ku gihano ubushinjacyaha bugusabiye? Ndambanza gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Narakosheje umujinya wanteye ibyo ntagombaga gukora.